Reka ngushimire kuba uhisemo gukomeza gukurikiranira bugufi gahunda zose umuyoboro mugari wa Ragarazi Africa kuri ubu ukomeje kugenda utegura kandi ukomeje kugenda ukugezaho muri aya masaha. Breaking news nibiki bikomeje kugenda bivugwa byandikwa bitangazwa kuri iyi mihanda ku masocial media ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka ubwire ko Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva abarangije amasomo muri kaminuza y'u Rwanda ko nubwo bahawe impamyabumenyi badasoje ahubwo ari itangiriro ry'iterambere. Ubundi abibutsa ko bagomba gukora cyane bakifashisha ubumenyi bahawe muri iyi myaka yose basoje kwiga ubundi bakagera ku iterambere rirambye ubwabo bakiteza imbere ndetse bagateza n'igihugu cyababyaye imbere. Ubu n'ubutumwa yatanze kuri uyu wa gatanu ku itariki 17 ukwakira mwaka wa 2025 ubwo abanyeshuri bagera ku 9,529 bize mu makoleje atandukanye arindwi agize kaminuza y'u Rwanda UR bahabwaga impamyabumenyi mu birori byabereye kuri stade ya kaminuza i Huye. Yagize ati iyi ntambwe muteye mwibuke ko atari yo gusoza ahubwo ari tangiro. Inzira iri imbere mwahuriramo n'imbogamizi ariko bikabafungurira amahirwe. Muzakore cyane impinduka ziba kubera ko abantu bahagaze neza. Mutekereze neza, murebe kure, mureke kunyura igibumoso. Yakomeje babwira ko atari ukuba basoje amasomo gusa ahubwo bitezweho kubaka ahazaza babikesha ubumenyi bahawe hakagerwa ku bukungu bushingiye ku bumenyi no guhanga udushya. Leta yiyemeje kugira ngo imibereho y'abaturage ikomeze kugenda ihinduka. Yagize ati banyeshuri mwahawe impamyabumenyi muzirikane ko ari mwe mbaraga z'igihugu. Ubumenyi mukuye muri kaminuza y'u Rwanda mugomba kubukoresha mu gufatanya n'abandi banyarwanda gusigasira ibyiza twagezeho no guharanira kubirengera. Rekabwira ko Minisitiri w'Intebe yasabye abahawe impamyabumenyi gukomeza kurangwa n'imyitwarire myiza ijyanye n'indangagaciro nyarwanda kuko bizabafasha kugera ku ntego. Yikijemo agira ati kugira ngo ibi mubigereho murasabwa gukomeza kurangwa n'indangagaciro nziza zibereye umunyarwanda. Tukaba tubitezeho kuba urubyiruko rukunda igihugu, rukunda umurimo kandi ruharanira kunoza. Mwirinde imyitwarire idakwiye n'ingeso zirimo ubusinzi, ubunebwe, kwiyandarika kuko bishobora gutuma mutagera ku nzozi zanyu. Umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda Profeseri Kayihura Muganga Didasi yashimiye abarangije amasomo anabashishikariza gukoresha ikoranabuhanga ry'umwihariko iry'ubwenge muntu buhangano rigezweho mu isi ya none. Yagize ati turabashimira umuhate mwagize, mwarakoze kwitanga ariko muzirikane ko iyi si ya none ikoranabuhanga riza imbere harimo iry'ubwenge muntu buhangano rizabafasha guhangana n'ingorane mutazabura kugenda muhura nazo. Ikirenze kuri ibyo yashimiye ababyeyi uburyo bitanze ngo abana babo bashobore gutsinda. Uwavuze ahagarariye abanyeshuri basoje amasomo ni Caleb Mitali yashimiye leta, abarimu n'ababyeyi, inshuti n'abavandimwe kuko bagize ubufatanye kugira ngo babashe gusoza aya masomo. Yavuze ko batazatenguha ababafashije bose muri urwo rugendo. Yagize ati ntituzatenguha leta, turi hano mu gushimangira icyo twiyemeje ari ku rwego rw'igihugu ndetse na mpuzamahanga. Tuzaba indashyikirwa mu guhanga udushya. Yashimiye leta ibaba hafi ngo barusheho kubaka u Rwanda rw'ababyaye ndetse n'ababyeyi babo kuko hari byinshi bigomwe kugira ngo bagere kuri uyu munsi. Yavuze ko biyemeje guhanga udushya tuzamura abaturage kandi twubaka ubukungu bw'igihugu mu buryo burambye. Ngayo nguko reka ngushimire kubana nanjye hano kuri Ragarazi Africa kandi mwifurize gukomeza kugenda unogerwa n'izindi gahunda zose umuyoboro mugari wa Ragarazi Africa ukomeza kugenda utegura kandi ukomeza kugenda ukugezaho.